Pastor urabizi ko mukunda nkuba ndabizi ko nkumva nyine umva icyo ushaka kuvuga ariko ibintu by'abagabo binkuye mu bwonko nishakira amafaranga iby'abagabo narabibonye narakunze ndakunda ariko aho byangejeje yo nari mpfuye. amajwi cyangwa se amagambo y'uwo bita Muyango Claudine ngiye kuvugisha benshi ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ndetse no ku bitangazamakuru bitandukanye haba ibyandika ndetse n'ibitangaza inkuru mu buryo bw'amajwi n'amashusho hano mu gihugu cy'u Rwanda. Benshi bayumvise bagwa mu kantu bongera kwibaza bati ese umubano we ese byagiye bivugwa byinshi bijyanye na divorce kuwo bita Kimenyi Yves umugabo we bafitanye umwana umwe byaba ari ukuri gusa, ariko benshi babyumvishe bagize ubwoba cyangwa se bagwa mu kantu batangira no kuvuga bati birabibyuya ntibigere kure cyangwa se nibiba ari ukuri gusa, ariko abandi bakabyemeza bakavuga bati ibyo twiyumviye byatangajwe no bita Muyango Claudine we mwenyewe nta mpamvu yo kubihakana gusa. Ariko ushaka kwibaza uti ese ayo majwi nayahe? Ndaje nyagushyiremo yumve neza cyane umve byinshi yatangaje nkuko yabyivugiye mu magambo ye, byatumye benshi mu bakunzi be ndetse n'abafana be cyane yuko uwo bita Muyango Claudine ari umwe mu bastari bakomeye akorana n'ibigo bikomeye kugira ngo amenyekanishe ibikorwa byabo bitandukanye. Ni umwe mu bastari, ni umunyamakuru ukomeye yakoze kuyo bita Isibo ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye yagiye akora. Murabizi ko yitabiriye Miss Rwanda ni byinshi cyane. Banza wumva ayo majwi ndaza mu kanya, ariko banza ukore subscribe usige commentaire yawe tujye tubana buri munsi ibiganiro bitandukanye by'ibiri kuva kuri mikoro ni Philox Aime umwana wo mu ntara. Reka mbanze mwikaze muri ubu buryo nje twinjira muri byose bijyanye n'iki kiganiro cy'uno munsi. Ngaho akira umugabo mu izina rya Yesu ngo amen. Oya Pastor buretse sha oya maze amen. Ndi kukwigisha gutya ureka nkubwire sha umva maze ngufasha umva gatoya tega amatwi. Pastor urabizi ko mukunda nkuba ndabizi ko nkumva nyine umva icyo ushaka kuvuga ariko ibintu by'abagabo binkuye mu bwonko nishakira amafaranga iby'abagabo narabibonye narakunze ndakunda ariko aho byangejeje yo nari mpfuye. Ntabwo naguseka Muyango, hari igihe ikintu kikwikubaho cyane ukageraho ukaba degute, ariko ni ukubona umuntu agenda sha ni ukuri nari mpfuye, ni ukuri reka mubwire umuntu Muyango w'umusazi bakabona umugabo witonda. Muyango yarananiranye, yananiye umugabo yakoze ibi akosha uwababwira uwabereka agahinda uwabereka kandi nawe umugabo aje hano sha nta kibi yavuga. Izahabu iyo imaze kunyura mu muriro irahenda. Yama yes Yesu ashimwe ahimbaze. Murumva ko ari we uvuge ariko zahabyemera ntabwo ari none ahangaha ntabwo akeneye umugabo, akeneye gukira. Ariko ntibibujije ko Imana ibimubwira. Reka nabimubwire niba kubwiye ngo Imana ngiye kuguha umugabo byemere, kuko muri future umaze gukira umutima muri future yawe uzamubona umaze kumera neza. Haleluya. Kuko Imana nayo ntabwo ari umusazi kugira iguha umugabo nona kuko irabizi ko utabishobora, ariko irakubwira ati mwana wanjye nzongera nkubakire neza muri future, sibyo? So ntukabyamagane. Ngaho akira umugabo mu izina rya Yesu ngo amen. Oya Pastor buretse sha nkuko umaze kubyumvira neza cyane, ayo niyo majwi niyo magambo y'uwo bita Miss Muyango Claudine cyangwa se umwe mu bastari dufite kugeza kuri uno munsi bakomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Irebye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye zirimo Instagram, Facebook, YouTube, mu minsi yashize yakoze challenge cyangwa se yatanze isomo rikomeye ku bantu bakoresha YouTube hano mu gihugu cy'u Rwanda, ubwo yazanaga content ikomeye cyane yagiye atumiramo abastari benshi batandukanye. Iyo turebye muri ibyo byose cyangwa se kuri izo mbuga nkoranyambaga tubona ko ari umusitari munini, ni umwe mu bantu bakomeye cyane. Ibyo ntabwo nabitindaho. Uyu Muyango Claudine no magambo nk'uko yiyumviye benshi mu bafana be, abakunzi be ndetse n'abamukunze nka famiye yari kumwe no bita Kimenyi Yves ndetse n'umwana wabo bongeye kugwa mu kantu bongera kwibaza byinshi. Baravuga bati ese amakuru yari amaze igihe kinini ku mbuga nkoranyambaga ku mihanda yababaye ukuri. Ariko n'ubundi ntabwo ndi buze kujya kure y'ukuri cyangwa se njye kure y'aya magambo, kuko
ndaza gushimangira cyangwa se turaza gukotinga ibyavuzwe n'uyu nguyu bita Muyango Claudine. Muri ayo majwi mwiyumviye yararimo bamuha icyifuzo cyangwa se mu bijyanye no kumusengera, nibwo buryo bwiza nabisobanuramo. Bagira ku ngingo yo kumubwira yuko ati yakira umugabo. Urabiza benshi mu bahanuzi cyangwa se abasenga hari uburyo bakubwira ati akira iki kintu, akira amafaranga, akira imodoka, mu buryo bwo kuguhanurira. Muyango bamubwiye bati akira umugabo. Muyango akimara kumva ibyo bintu asa nkaho atabyishimiye cyangwa se atabyakiriye neza, yahise bisamira hejuru mu buryo yabisubije nawe wabyumvise. Yahise avuga ati hoya pasite, urabizi cyangwa se pasiteri, urabizi ko nkukunda cyane, urabizi ko uri umuntu ukomeye kuri njye, ariko icyitwa umugabo cyo ntacyo nshaka cyangwa se ntabwo ndi ready kucyakira. Yabyisubiriyemo aravuga ati narakunze, narabibonye, nakunze umugabo, ariko ibyaje kumbaho ntago ari byiza. Kugeza kuri uno munsi icyo ndi gufokasingaho ni ukwishakira amafaranga, ibyo bindi byo muwe mubishyize ku ruhande cyangwa se muwe mubindinze. Ayo ni amagambo cyangwa se ni kamwe mu gace ngerageje kugarukaho neza cyane cyangwa se ngerageje gukotinga ibyavuzwe n'ingo bita Muyango Claudine. Gusa ariko ushaka kwibaza uti ese za nkuru twe tumaze iminsi twumva zo VP? Mu minsi yashize nibwo twagiye tubona benshi ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, harimo ababloga, harimo n'abanyamakuru benshi babasesenguzi kuri YouTube nk'ingo nkurikiranyeho, bagiye basesengura byinshi bavuga bati byamaze kuba confirmed biro official, uwo bita Kimenyi Yves ndetse n'uwo bita Muyango bamaze gutandukana. Benshi mukimara kubyumva ntabwo mwabyakiriye, benshi mukimara kubyumva ntabwo ari ibintu nyine mwahise mwiyumvamo cyangwa se ngo mubyakire neza. Ari uburyo byababaje cyangwa se ari uburyo byabapitse ku mutima. Uyu Muyango rero yashyizwe mu majwi inshuro irenze imwe bivuga yuko yamaze gutandukana n'uyu nguyu bita Kimenyi. Murabyuka mu minsi yashize nibwo Kimenyi yafashe rutemikirere yerekeza mu gihugu cy'Ubushinwa, aho benshi bagiye babihuza bavuga bati yaba yerekeje mu bijyanye n'akazi, ariko aracyabana n'uwo bita Muyango, ni umugore we, baracyari kumwe mu rugo. Ariko hari n'andi makuru twagiye tubona atangazwa na benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga yavugaga yuko abangaba bamaze gutangira process zijyanye n'icyo bita divorce. Ibi bintu twarabyumvise, abenshi ni mwanabyemera, ariko Muyango kuri uno munsi ano magambo ye yuzuye uburemere cyangwa se harimo icyo nakita imini nk'ikintu cyangwa se nk'ikintu cyo gusobanura ukuri ku bivugwa byose cyangwa se gushyiraho umucyo, cyane yuko yabigarutse avuga ati narakunze, narabibonye. Ntabwo umuntu ashobora gukoresha ayo magambo akiri mu rukundo cyangwa se akiri kumwe n'umugabo we. Aya magambo usinze uburyo wenda we wayumvise, wowe wamaze kuyumva, ariko yavuze ati njye narakunze, ndabibona, nakunze umugabo, mbona uburyo bimeze. Yanabigarutse aravuga ati n'uwo mugabo wamuzana hano kuri live, ibyo yavuga ndabizi ko atavugamo ikintu kibi cyangwa se atabihakana muri rusange icyo yashakaga kumentioninga cyangwa se kugarukaho. Uyu mwana w'umukobwa cyangwa se uno Muyango no umusitari wacu no muhosta, uyu wabaye Miss cyangwa se wanyuze mu irushanwa ry'ubwiza rya Miss, uyu munyamakuru, benshi bari kuvuga bati birabibyuya n'ibikomere, kuko kugeza kuri uno munsi afite icyo twakwita nka depression. Uburyo bisobanura cyangwa se uburyo bivuga ni kimwe mu bintu biri gutuma abantu benshi bamwibaza bavuga bati ese nyuma yuko wenda ibi byose biri kumubaho abaye hate? Abenshi nabonye batangiye gukora inkuru ntari buze kwemeranya nazo, batangiye kuvuga bati Kimenyi yafashe umwana ahita amujyana. Izo nkuru nakomeje kuzibona hano kuri izi mbuga zitandukanye, zirimo YouTube, zirimo na Facebook. Nakomeje kubona post z'abantu benshi bavuga bati uwo bita Kimenyi Yves yahise afata umwana aramujyana. Gusa ariko n'ubundi ibyo byose ngiye kugira ngo bivugwe byaturutse mu minsi yashize. Uwo bita Kimenyi yasangije abamukurikira cyangwa se abakunzi be n'abafana be kuri Instagram, ashyira hanze icyitwa amafoto ari kumwe n'umwana we bagiye muri Akagera, iriya parke y'igihugu cy'u Rwanda ibamo inyamaswa zitandukanye. Benshi batangiye kubihuzahuza baravuga bati aba bamaze gutandukana, Kimenyi ahita ajya kubukwe ajyana n'umwana. Ibyo ntawe ubifitiye fact, cyane yuko nta yandi makuru ahari. Uwo bita Muyango usibye kuba yaciye amarenga cyangwa se usibye kuba yabigarutseho muri ubu buryo abwira uyu mupasiteri amubwira ati ntabwo ndi ready kwakira icyitwa umugabo, ntabwo ndi ready gusubira mu rukundo, narakunze ndabibona. Gusa ariko ikijyanye no kuvuga iby'umwana byo ntabwo ari ukuri, ntabwo ngiye nabishimangira cyangwa se ngo nje gukonfirima story. Ntazi story nafitiye gihamya cyangwa se ntafitiye epfo na ruguru. Nibwo buryo bwiza bwo kugira ngo tujye duhana amakuru yizewe. Murabizi ko Philox umwana w'umuntu arabahereza amakuru menshi ameze fresh, atari ivumbi, yewe ari mu busesenguzi n'ubucukumbuzi bukomeye cyane. Ariko reka nkwibutse yuko wakanda subscribe ugasiga commentaire yawe, tukajya tubana buri munsi ibiganiro bitandukanye. Nkwibutse ko ngiburi kuba kuri micro ni Philox umwana w'umuntu ara, tubana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye zirimo YouTube, Facebook ndetse n'izindi nyinshi
ushobora gukuraho amakuru mu buryo bw'amajwi cyangwa se bw'amashusho. Ariko kandi wenda ikindi kintu nagaruka kugeza kuri uno munsi, uwo bita Muyango n'ubundi yagiye aca amarenga. Murabyibuka yuko babanje gusiba amafoto ndetse n'ibintu byose byabahuzaga harimo nta y'ubukwe. Murabyibuka yuko yavuyeho kera agiye gushira igihe kirenga amezi agera kuri 5. Uwo bita Muyango akuyeho ayo mafoto arayasiba ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Mubyibuka yuko bari bayafitanyeho kuri account zabo za Instagram, ariko Muyango yagize atya abayakuraho, haza gukurikira ibindi bintu bijyanye no gukanda unfollow kuri umwe. Ibyo nabyo ni bimwe mu bintu byavugishije abantu benshi, baravuga bati ese urugo rw'uyu mwana w'umukobwa cyangwa se rw'uyu mukinnyi w'umupira w'amaguru bita Kimenyi Even rwaba rwarageze akadomo. Ibyo byose yako kantu ku kandi, izo facti zagiye zijya hanze uko bwije nuko bukeye, nizo zagiye zireba ibintu binini ndetse zitangira no kwinjira kuri Muyango, biza kurangira nabo ubwabo batangiye kugenda babigaragaza. Tukabona Muyango yagize anniversaire, tukabona Kimenyi nta commentaire yashyizeho, abantu bakabidefanda bakavuga bati oya ibi ni ibintu bisanzwe, ashaka kutabikora kuko turabizi hari igihe ikintu gishaka kugucika cyangwa se ugatinda kugikora ariko bikaza kurangira ubikoze. Ibyo bintu n'akantu ku kanini byagiye bikura kugeza aho Muyango kugeza kuri uno munsi atakihishira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Iyo ni video ye yakomeje gutrendinga. Wageze amahirwe yo gukurikirana amakuru hano, namaze kuyikumvisha neza cyane, ninjye no ku musozo ndaza kubisubizamo ubyumve neza cyane. Kimwe mu bintu byabasha abakunzi bo bita Muyango ndetse no bita Kimenyi Yves, nawe nkurikiranye subiramo wumva ayo majwi. Ngiye ngisanzwe ni Philox emekanda subscribe, tuzahure mu kiganiro cyo butaha. Ciao ciao. Muri Felicien Auto Spare Part tubafitiye ibikoresho by'ubwoko bwose, cyane cyane ku modoka zizwi nka Hyundai cyangwa se imodoka z'amakia. Akarusho nuko kubadutumye ibikoresho mu gihe cy'ukwezi kumwe biba bigushyitseho, ndetse n'ababandi bagurisha cyangwa bakagura imodoka z'ubwoko bwose twabatekerejeho. Waba ufite ikibazo cy'BS, aho ntabwo nibagiwe kukubwira ko iyo uguze PS muri Felicien Auto Spare Part tugufitiye igaraje ry'icyitegererezo ari ryo bita Two System Auto Korea Garage. Kandi akarusho iyo uguze PS tuguhereza garanti. Felicien Auto Spare Part, igisubizo kuri mwebwe mufite imodoka zananiranye.